nzabereka ubushize narabiberetse ukuntu ugomba gutegura ameza akaza asa neza. Mureke mbabwire, tumenyereye guteka ifiriti, umuceri, inyama, ibiki tugahurutura pyo tugashyiraho. Ugasanga n'umuntu agiye no kwarura isahane y'umuntu umwe, akubise hano afashe umuceri agize atya, kubw'imiterere yawe ukagira umutima uhagaze, kubw'indeshyo yawe ukagira umutima uhagaze, kubw'amaguru ufite ukagira umutima uhagaze, niho bibera icyaha. Kuba umuntu yakwicara agakora siporo kugira ngo azane izo nyashi nta cyaha kirimo, ariko wa mutima uhagaze noneho niryo kosa. Umutima uhagaze, uba abantu bose imitima irahagaze b'abagore benshi. Satani yababwiye ko ngo abantu badafite ngo nyashi, abantu badafite nyashi nyine ngo nta kigenda. Noneho ibi mbabwira amaso yanjye yarabirebye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri mama Sharirene rero, nkuko mubimenyereye, aho tugenda tubereka ibintu bitandukanye kandi by'ingirakamaro. Uyu munsi ngambiriye ibintu bigera muri 3. Imana nimfasha nze kubyibuka kugira ngo tubivugeho. Nifuje kubereka ibyo kurya ugomba kujya, ibyo kurya nibandaho nkunda, ndakubwira n'impamvu zabyo. Hanyuma ndashaka no kukwereka ukuntu ntashobora gupfa gufata isahani ngo shyizeho ibiryo gusa, ibyo gusa fata narura uko mbonye. Hanyuma ikindi ndumva ndi buvuge ni ukubabwira ngo uko tugaburira umubiri wacu tukiyitaho, tuzajye tubari nako twita ku bugingo bwacu, kuko umubiri wacu tuzawuvamo, kandi umunsi twavuye mu mubiri tuzahita twinjira mu bugingo. Nituva mu mubiri tuzinjira mu bugingo. Umuntu uzava mu mubiri adafite ubugingo azava mu mubiri ajya kubora. Mwihangane rero, nagiye mbabwira ko nzajya mbereka uburyo nteguramwe ibintu. Nizere ko yaberetse, cameraman yaberetse ukuntu hano hari karoti, hari kokombure, hari inyanya, hari burete, hari ifiriti, hari n'umuceri. Hanyuma ibi ni ibyo kurya nkunda kwibandaho. Abantu benshi bakunda kurya umuceri hanyuma bakarya n'ifiriti ariko bakibagirwa salade. Kuba umuntu aba yariye uyu muceri akarya n'ifiriti ni byiza, ni iby'igiciro kuba warya n'iki, warya na salade. Ntabwo umuntu aba akwiye kurya ibyo abonye, nta nubwo umuntu aba akwiye kwarura ngo yarure ibintu uko abyumva. Uburyo ushobora kudekora isahane yawe ari umuntu ugiye gutegurira, atari bwiyarurire ku meza. Nzabereka ubushize narabiberetse ukuntu ugomba gutegura ameza akaza asa neza. Mureke mbabwire, tumenyereye guteka ifiriti, umuceri, inyama, ibiki tugahurutura pyo tugashyiraho. Ugasanga n'umuntu agiye no kwarura isahane y'umuntu umwe, akubise hano afashe umuceri agize atya, afashe ifiriti ashyize hejuru, arangije afashe ibishyimbo akubiseho, afashe isosi, umva ibintu by'akavuyo biri desordre. Ariko reba iyi sahane ukuntu iteguye. Uyu ni umuceri. Uyu muceri iyo ugiye hantu muri hoteli, so kubaza bawaruye, ndabeshye ngewe aho nagiye njya hose nuko bawarura. Ibi bintu rero kubikora biroroshye, ubutaha ndi mu gikoni nzabibereka.
urabona uyu muceri uburyo urimo hano hagati urabona bidasa neza. Hanyuma witegereze n'aka gafiriti. Mbere yuko mbirya nge naje kwigisha, ntabwo naje kukwereka ibyo ndya hoya gusa, nje no kubikwigisha. Niyo mpamvu nabaye ndetse kurya nkaba ndi kukwigisha kuko ni isomo nshaka gutanga. Noneho urabona ahantu agafiriti kari hano ku ruhande, urabona ahantu izi nyanya eshatu ziri n'uburyo zipanze, urabona izi kokombure eshatu n'uburyo zimeze, urabona izi karoti uburyo nazikase n'uburyo nazitondetse. Hanyuma urabona izi ni bureti kuntu zimeze ahangaha. Hanyuma aka kantu nako ni akantu kajyamo umunyu, kakajyamo n'urusenda. Hano wahashyira umunyu, hano ukahashyira urusenda. Ubona ni akantu keza nako wategura ku meza. Hanyuma bino ni mu bintu ndi burya ndi bushyiremo n'iyi ntuza ketchup. Ngira ngo uzagita ketchup, usibye ko n'ubundi yego ni ketchup n'ubundi y'ubundi bwoko. Hanyuma ukagira na serviette wihanaguza uri kurya. Iyi serviette rero hari ukuntu buri kurya bikakutakaraho. Ntabwo ari ngombwa ngo umare kurya ibiryo biri hano, ibindi biraha mu bwanwa, ibindi oya, uko uri kurya nyine nk'abasirimu ugomba kujya wihanagura nyine. Nawe urabyumva nyine, yego. Hanyuma ibindi byo turaza kubiganira. Mu kuri impamvu mba nkoze ibi, abantu bazi ko bazajya barya ibiryo biteguye neza ari uko bagiye muri hoteli, nuko tubimenyereye. Abantu bazi ko bagomba kurira ahantu heza ari uko bagiye muri hoteli. Burya iwawe mu rugo naho ushobora kuhakora hoteli, yego. Nimba hari hoteli y'inyenyeri 5 ntacyo, wenda iwawe hazabe hoteli y'inyenyeri 1 ariko habe hoteli. Aho kugira ngo twumve ko agasahane gateguye neza tuzakabona twagiye muri hoteli, agasahane kadekoye tuzabona ibidekoye ari uko twagiye muri resitora zihenze, umuceri mwiza n'isane nziza isa neza tuzajya tubibona twagiye mu kabari, utuntu twiza n'utwo mu kabari. Kandi ugasanga umuntu bari ibyo bintu ntabwo ari ukubura ubushobozi. Afite inzu nziza, afite saramanje, afite kubona supra, afite kubona ibyo kurya, afite ibikoresho, ariko wakwinjiriwe wabona ngo araguteguriye ameza. Wareba ibintu ari kugutegurira, wareba ibifaranga afite kuri konte, wareba ubuzima arimo, ukabona ni umuntu ushoboye ariko atazi gutegura ibi bintu. Sindi buguhore ko utabizi. Niyo mpamvu natwe tuba twabikoze tukabizana hano kuri kamera, ni ukugira ngo tukungure ubwenge. Cya gihe umutware aje udafite gahunda yo kujya gutegura amasorori nk'icumi, birashoboka akakubwira ati sheri unyarurire ku isahani. Nuguhita umukorera utu tuntu ni iminota mike cyane udukora, ugabanza kudekora ya sahani. Ndabikwereka kuri iyi, n'ubutaha nzakora ikindi kiganiro uburyo ugomba kugenda udekora isahani, hanyuma ukarya ibyo kurya bisa neza. Hanyuma reka nze nge irindi jambo rya nyuma ndarivuga nyuma. Mumbwira ngo bon appétit. Appétit. Ubona iyi karoti ni mbisi. Ni mbisi ariko iraryoshye cyane, kuko mba nayishyizeho amavuta ya olive, hayishyiraho na kavinegre gake. Naho abantu bambwiye ngo nge fata ngo ikanya hehe ngo kutohe, nge nyifata mu buryo bwanjye bunyoroheye. Hakugoma mujya ngo namwe murakabya.
hari ukuntu bajya bavuga ngo gusomeza ni bibi, kandi ntabwo nje kubivuguruza, ariko njyewe ntabwo nabasha kurya ntanywa akantu pe. Kuva ndi n'akana gato nibyo namenyereye, turarya tugasomeza. Muzanyigisha n'ukuntu bafata ikirahuri. Hari umwana wanjye wabinyigishije witwa Fifa, ariko sha byarananiye ngo ukuntu bagira intoki, ibyo byo nimbimenya nzaza mbibigisha. Nari nshonje, nari nananiwe. hanyuma soza icyo nashakaga kuvuga hano kindi mwabonye yuko nagiye ngenda nigisha abantu kwiyitaho mu buryo bw'umubiri kwiyitaho. Naberetse ukuntu ugomba gushaka amavuta y'umusatsi, naberetse ukuntu ugomba koza amenyo, ibintu ko ugomba wakoresha mu menyo ugasa neza. Hari n'ibindi nshaka kuzabigisha byinshi, ibintu byose nakoresheje byangiriye umumaro, byose ngenda mbibereka. Muri make nafashe ubuzima bwanjye, ibintu byangiriye umumaro nkabibazanira hano kuri kamera, kugira ngo nubona nawe byakugirira umumaro nawe ubikoreshe. Ngenda mbagira inama y'ibintu byinshi bitandukanye, ngenda babwira ibintu bitandukanye. Hari amavideo yanjye menshi pe, hariho ijambo ry'Imana, hariho ubutumwa, hariho impuguro, hariho filime, hariho ibintu navuga ngo ni imvange. Nkuko ngenda mbabwira ngo channel yanjye ni ibintu bitandukanye. Hanyuma ibingibi nabiberetse, nzababwira n'ibindi, nzababwira ukuntu unywa amazi n'umumaro wayo, nzababwira ukuntu uhekenya growth, nkubwira n'igihe ugomba kuzihekenyera kugira ngo utanuka nabi mu kanwa. Nzakora ibiganiro byinshi byerekeranye no kwiyitaho, nzababwira ji ushobora kunywa inda yawe ikagabanuka, nzababwira siporo ushobora gukora ikagabanya ibinure byo mu nda, kuko ibi mvuga ngewe ibintu mbabwira ni ibintu nakoresheje n'ibyo mbabwira. Sinshobora kukubwira ibintu ntazi gahunda zabyo, oya.
mbese nzababwira kwiyitaho mu buryo bwose bushoboka, nzabigisha kwikunda no kwigirira neza, nzabibabwira nkubwira ukuntu ushobora kwikunda nta wundi muntu wabigizemo uruhare, nkubwira ukuntu wowe wenyine uhagije. Ariko noneho ikintu ushaka gusoreza kuri iyi video ni iki: hari ibintu byinshi tujya twirengagiza kandi ntabwo nshobora kugufasha kubyirengagiza, ahubwo ngomba kubikwibutsa. Muri iki gihe impamvu ibi bintu tuba twashishikariye kubibigisha, mumaze iminsi mureba ukuntu twagiye dukora ibintu bitandukanye, inyama zitarimwe amavuta, ibiki ugasanga naho dushyizemo amavuta, dushyizemo dukeya. Ubu mbese ibintu bigezweho, ibintu byatuma ugabanya inda, ibintu bituma amabere agabanuka, ibyatuma nyashi za nyashi ngo ziza, nimba ari nyasha nimba ari nyashi ntumbaze, ibintu byatuma ntagira ibiboko binini bitendera. Yewe badata we, ni ibintu nk'ibyo. Impamvu ushaka kurenzaho aya magambo, abantu ntabwo imitima yabo ikiri hamwe. Imitima y'abantu bahagazemo, by'umwihariko abagore n'abakobwa. Satani ni Satani wabikoze. Satani yasutse umwuka wo kutanyurwa n'uko abantu bameze. Ubundi ikintu cyose washaka uri bukibone mu buryo bwiza, wemerewe kugishaka nta kibazo. Ariko kugira umutima uhagaze kubw'imiterere yawe, ukagira umutima uhagaze kubw'indeshyo yawe, ukagira umutima uhagaze kubw'amaguru ufite, ukagira umutima uhagaze, niho bibera icyaha. Kuba umuntu yakwicara agakora siporo kugira ngo azane izo nyashi, nta cyaha kirimo. Ariko wa mutima uhagaze noneho niryo kosa. Umutima uhagaze, uba abantu bose imitima irahagaze, b'abagore benshi. Satani yababwiye ko ngo abantu badafite ngo nyashi, abantu badafite nyashi nyine ngo nta kigenda. Noneho ibi mbabwira amaso yanjye yarabirebye, kugeza ubwo abantu bafata inzira ngo bakajya kwiyongeresha amabuno, abandi ngo bakajya kugabanyisha inda. Rwose mureke mbabwira aha ntimubimpore. Umuntu wagiye kwiyongeresha amabuno ni uburenganzira bwe, ntago nje kugukoraho inkuru. N'uwagiye kugabanyisha inda si cyo kingenza, ahubwo nje kubwira abagore ngo imitima yanyu nituze. Ubu se ko abandi bafite amafaranga yo kujya kubikora, wowe ko nayo kurya ntayo ufite? Wowe ko no kubona imvange bikugora, no kubona yo kurya bikugora, kutazajya kugabanya inda, ukaba utazajya gukuraho ibinyenyanza, ukaba utazajya kwigabanyisha amabere, uburyo urara udasinziriye ku buryo stress ziba zakwishe, ni mu ndangira umukoca kugira ngo amabuno aze nabigenza gute. Bikore ariko wijya guhagarika umutima, wijya kurara udasinziriye ngo nta mabuno ufite, wijya kurara udasinziriye ngo ukeneye ngo nyashi. Ngewe ibi bintu mbabwira ni ikibazo gikomeye, kandi uyu mwuka ntago waturutse ku Mana. Uyu mwuka ntago wavuye ku Mana. Uyu mwuka wo kurakazwa nuko duteye, uyu mwuka wo kubabara, uyu mwuka wo kubabazwa nuko dusa, uyu mwuka wo kubabazwa nuko oya nibyo. Hari ibyo washaka ukabibona, ariko kugeza ubwo abantu baryame be gusinzira, umwanya wabo, igihe cyabo, amasaha yabo batinde mu kintu cyo kuvuga ngo nta nyashi bafite, ngo nta mabuno. Ibyo bikuraza ijoro kugeza ubwo ugenda n'ipfunwe mu nzira, kugeza ubwo wumva udatujwe n'uwuriwe wowe, kugeza ubwo wumva uwuriwe wibangamiye. Hari ibyo mbura, hari ibyo ntafite, ariko hari ikintu mwirengagiza. Mwirengagiza ko Imana ijya kurema yagutekerejeho. Wirengagiza ko uko usa, uko ungana, uko umeze, waje mu isi Imana yagutekerejeho, wazanye ayo maso yawe, iyo sura yawe, ubwo burebure, ubwo bugari, ukuteye iyo forme yawe, niko Imana yakubaje, niko yakugize. Noneho reka nze nkubwire, nimba Imana itaragize isoni zo kukurema,
ikaba itaragize isoni zo kuguha ayo maguru, ikaba itaragize isoni zo kuguha ayo maso, ikaba itaragize isoni zo kuguha izo pfundiko zawe cyangwa ayo matako yawe nayo n'iyo miterere yo ku kibuno, ibi bikaba bitarayiteye isoni, kuki ugira isoni? Kandi uyu mwuka watatse abarokore. Ariko nje kukubwira, ndumva nge shaka kubibabwira, reka nkubwire. Nje kukubwira ngo wagira nyashi utagira nyashi byose ni hahandi hawe. Ushatse wabwira umutima ngo reka kumpagararamo, ushatse waryama ugasinzira, ushatse watuza. Uwo mwuka ukurimo ntago waturutse ku Uwiteka, ni umwuka Satani yasutse mu bagore n'abakobwa kugira ngo buri wese ajye yitekerezaho, atekereze ku miterere ye. Nta bindi ibitekerezo by'abagore benshi n'abakobwa nta handi biba, nta handi biba, bisigaye biba uko duteye. Ubu umuntu asigaye yirirwa yitekerezaho bukamwiriraho, kugeza ubwo umuntu ajya mu kirori akareba amaso ye akabona hari ikibura, kugeza ubwo umuntu ajya mu kirori akareba utungutu akabona ko Imana yatugize tureture, kugeza ubwo umuntu ajya mu ntuza ati iri josi ryanjye haburaga gato ngo ribe ryiza, kugeza ubwo abantu batakinyurwa n'uko Imana yabaremye. Umuntu akajya ku maboko, kugeza ubwo abantu bambara ibintu bihisha amaboko ngo kubera amaboko yabo ari mabi. Abandi bakambara ibintu bigera ku birenge. Yesu we, ukajya wibwira rero ngo impamvu yambara ibigera ku birenge nta gakiza afite no kwiyubaha, kumi ngo ari guhisha ngo afite utuguru duto. Abandi bagahora bambaye za mariniyeri kandi bakazambara batishimye, barakaye, bababaye, ngo Imana yampaye, ngo iki kidi Imana yampaye, ngo ibi bicece Imana yampaye, ngo ibi biki. Uyu mwuka uva ikuzimu, nta mukirisitu wo kumera gutyo. Mureke mbabwire impamvu bino ngiye kubivuga mu kiganiro cyo guteka, nuko nabonye ibyo guteka ari byo mukunda. Ubu nanjye nzajya mbabwiririza muri ibi biganiro byo guteka, niho nzajya nzanamo n'ijambo ry'Imana. None ko mbishyira hariya ntimubirebe, nzajya mbaprofita hano. Nimureke mbabwire abagore beza n'abakobwa. Narinje kubwira abagore ngo imiterere yawe ntizaguteranye n'Imana, ntukarara unungunika. Ngiye kukubwira, nimba Imana hari amahirwe yahaye abantu b'inzobe n'ab'ibikara, urapfa iki? Nimba hari amahirwe Imana yageneye abafite taye n'abatazigira, urapfa iki? Imana iyo ijya gutanga umugisha ko itarobanuye abafite imiterere, abafite nyashi ko atari bireba, urapfa iki? Ko Imana itagize isoni zo kuguha umugabo, ko umugabo yakurambagije uteye gutyo, ntiyakurebaga se? Yarakurebaga burya. Buriya yabanje kukubara, waratambukaga akareba, yarabibonye ko ufite utuguru duto, yarabibonye ko amatako nta kintu kiriho, ariko ararenga aragupropoza, arakubwira ngo ndagukunda. Ririya jambo yakubwiye rero ngo ndagukunda, ari kubwira uteye gutyo, usa gutyo. Hari abakobwa bari baremetse we hano hanze hari abakobwa baremetse ibihangano bya Petero. Hano hanze hari ibihangano bya Petero by'abakobwa. Urebe umukobwa uko ahagaze, uko areshya, uko agororotse, yewe ukareba yo kubera iki yaciye kuri abo bakobwa akakwaka urukundo, akakwambika impeta, ukaba mubana, uri umugore we, murabyaranye, hanyuma ejo bundi umurengwe, wa ni umurengwe ukurimo. Reka nkubwire, uramutse ufite inzara, uramutse ufite inyota, uramutse udafite icyo kurya naho kurara, ntushobora kureba ngo nteye gutya. Ubuze impamvu mvuga ngo ndanywa ji ya natirere, ariko ku buzima bwose nabunyuzemo. Ibintu by'isukari, salade nyinshi, nuko tuba duhazi.
none atari uguhaga waba utafite n'ubushobozi bwo kubona kawunga irobo ukajya kuvuga ngo ntawe ndarya kawunga iriho salade. tuba duhaze, nuko duhaze, niyo mpamvu turobanura, niyo mpamvu uvuga ngo ndakora jiri natirere nta sukari ndi bunywe, ibi bintu ndabinywa birimo isukari nkeye. Uyu ni umurengwe mufite mwabagore mwe, namwe mwabakobwa mwe murarenzwe kandi murenzwe nabi. Ibintu utakoze uri umukobwa uvuga uti ntazabura undambagiza, ni gute ubikora kandi ungana n'abakobwa bawe? Nakubwiye ko kubikora sinkuve ko ngende kwibwirira abakirisitu. Ukajya hariya mu mujyi ngo ugiye kugura amabuno ngo wiyomekeho, yagure nta n'icyaha wenda ukoze da, ariko se kuki imiterere yawe iguhangayikisha kandi uri umukirisitu? Mu bagore Imana yapanze guha amafaranga bakaba abacuruzi bakomeye yagushyizemo kandi nta miterere ugira. Mu bagore bagomba kubyara abahungu n'abakobwa Imana yarakubaze igushyiramo kandi iyo miterere utayifite. Mu bagore bagomba gushaka bakagira ingo nziza Imana yagushyizemo. Mu bagore bagomba kwiga za kaminuza bakagira amashuri menshi Imana yagushyize kuri urwo rutonde. Mu bagore bagomba kugubwa neza bakagira icyubahiro bagakomera bakabona ibintu byose byiza Imana yagushyizemo. Ndashaka kukubaza ngo ibyo binyenyanza ufite bikurajije ijoro ngo ufite ibinyenyanza, ibyo bicece byahangaha, izo mpfundiko zankurikira nkwase, iyo miterere yawe abantu barahahamutse. Dore iki kida cyanjye uko kingana nibibahoramo akireba yakabona imiterere ni danje. Narinje kubabwira ngo nimushyitse umutima mu nda, ntacyo wahombye kuba udafite nyashi. Izo nyashi muvuga rero, urebye abana b'abakobwa baziruhanye, abana b'abakobwa bamaze kubyarira iwabo nka 7, iyo ziba ari nyashi ari iz'umugisha, ntago bari bakwiriye kuba bakibyarira iwabo. Izo nyashi zari gutuma bazana inkwano bakava ku rutonde rw'ababyarira iwabo. Nyashi iyo ziza kuba ari iz'umumaro, hari abantu bajya gusambanira mu bihugu bitandukanye no muri iki gihugu mu ntara zitandukanye no mu bubari butandukanye. Urebye nyashi buyikoreye ukareba no mu ruho gusambana no kuryamana n'abagabo batazi, nyashi yabazakizaga abafite umugabo umwe yaramugize umugore. Hanyuma ndasoreza ku ijambo ryo kukubwira ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byose. Ndasoza nkubwira ngo ibintu utafite, ibyo utabona, ibyo utemerewe, ibyo ubona bitaje mu buzima bwawe, Imana yabaye isimbura byose. Kugira Imana ni ukugira ibintu byose. Iyo umuntu afite Imana bafite amahirwe yose, uko waba usa kose, ayo waba warize, Imana muri plan yayo, muri plan y'Imana ibifite ibintu yageneye abantu. Abo bafite ubwiza, abo batabufite, ntabwo Imana igirobanura. Hanyuma mwababyeyi mwe, nimutuze kuko ubutaha nzakora ikiganiro cyo kubwira abagabo banyu babahagama ngo muteye nabi. Abagabo banyu nibo babibatera. Umugabo aricara mukicarana ku meza, yabona utambutse akaba kujombya ijambo akakubwira ati ariko nk'iyo migunguzi wikoreye kunda, ayo matrasi ndinganire yo kunda urayamaze iki? Ariko ubutaha nzabaza abagabo nimba ayo matrasi yaragukuye iwanyu uyafite. Ayo matrasi ari kunda ni wowe watumye ayahagira. Ariko ukuntu usigaye urabibona, ukuntu ungana urabibona, ukuntu wabaye urabibona. Wa mugabo we, ntugatoteze umugore wawe ngo uko asa, uko areshya n'uko ameze ni wowe wabimuteye, kuko ntiwigeze umuvana iwabo asa gutyo. Ndumva nasoreza ahangaha, tuzavugana ibintu byinshi, ariko nonaha nkuzaniye message kukubwira ngo wirara ijoro kubera uko uteye n'uko ungana, kubera ko n'abafite izo nyashi nibatubaha Imana zizabapfira ubusa. Ubushize nakoze ikiganiro kwa Chita Magic
mbabwira ngo intwari zawe zizagwa mu ntambara. Intwari navugaga ni ibirwanisho by'abagore: amaso meza, imisaya myiza, amataye, mu nda zeru, amaguru meza, igihagararo, inzobe ikeye, kanatirere keza. Ibyo bintu mwagize ibirwanisho birwanirira ubuzima bwanyu. Intwari zanyu zizagwa mu ntambara, ariko abazarwanisha kubaha Uwiteka Imana ya Isiraheli bazatsinda. Baba bafite amataye batayafite bazatsinda, baba bafite amaguru meza cyangwa bafite nkurikira nkwase bazatsinda ubuzima, bazatsinda kubaho, bazatsinda muri iyi si, kandi bazabona n'ubugingo buhoraho. Imana nibahe rero umugisha. Kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Byose tubikore. Imana ibahe umugisha. Abatarakora subscribe ni muyikore, mukore share, mukore comment. Inama n'ibitekerezo nabyo birakenewe, kandi na nimero yanjye iraho iri muri momo. Ngaho murabeho. Imana ibarinde. Amen.